Murakaza neza, Kristo Yesu akuzwe. Twizere ko mumeze neza. Murakaza neza ku muyoboro wacu, channel yacu ya YouTube. Ni channel izabikora TV, izajya bagezaho ibyerekeye iyobokamana. Tuzajya tubana mu ndirimbo zihimbaza Imana, tuzajya tubana mu nyigisho z'iyobokamana, tuzajya tubana mu mateka y'abatagatifu twizihiza buri munsi, tuzajya tubana mu bijyanye n'inyigisho za kiliziya muri rusange, amateka y'abapadiri, y'abasaserdoti, amateka mbese ya kiliziya. By'umwihariko iyi channel yashyiriweho mwebwe abakristo. Nawe utari umukristo, iyi channel ushobora kuyizaho ugakora subscribe, ukajya ubona ibiganiro tukugezaho umunsi ku munsi. Ndabizi neza ko bizagufasha. Rero ndabasaba ngo muzatube hafi, kandi ibitagenda neza mujye mubyandika hasi muri commentaire. Niba ngombwa munatwandikire kuri email yacu, tuzayibabwira, tuzashyiraho, maze mujye mudufasha kungurana ibitekerezo kugira ngo dukomeze dufatanye kubaka umuryango nyarwanda, by'umwihariko umuryango wa gikristo. Kandi ndabizi neza ko tuzabigeraho dufatanyije namwe hamwe na Nyagasani. Rero icyo nagira ngo mbabwire, ngira ngo ndabashimira kuba murimo muza kudushyigikira mukabana natwe. Icyo nagira ngo ndabizeza ko tutazabatenguha, kandi umunsi ku munsi tuzatubaha ibintu byiza kandi bibafasha. Bwira mugenzi wawe akore subscribe, ubwira inshuti yawe ikore subscribe, mbese mudufashe kugira ngo dukomeze tubahe ibintu byiza. Ndabizi neza ko ibintu turimo tubategurira, ibintu mugiye kubona, inyigisho mugiye kubona muri iyi minsi, uhereye uyu munsi ukomeza ukazagenda igihe tutazi. Tuzabaha inyigisho nziza, tuzabaha ibiganiro byiza, tuzabaha inyigisho nziza. Iyi channel nta yindi ni Izabikora TV. Izabikora TV ni channel yashyiriweho wowe mukristo kugira ngo dukomeze dufatanye gusenga, cyane cyane ko no muri iyi minsi icyorezo kitatworoheye, ariko uburyo ahantu hose ushobora kuhacisha ubutumwa bwiza, ubutumwa buhindura muntu, bukabasha kumufasha. Rero ndagira ngo muzadushyigikire, kandi ndabizi neza ko urahari, mugenzi wawe arahari, nanjye ndahari, ngo dufatanye tuzagera ku bintu byiza dufatanyije. Umutima mwiza dusanganywe dukomeze tuwugaragaze, dukangurira bagenzi bacu kuza kuri uru rubuga, kuko ni urubuga ruzajya rufasha byibuze haba abatoya, haba abakuru, ndetse n'abasheshe akanguhe, ngira ngo niko nabivuga. Rero ndabasaba kuza, kuko nk'uko bitari bikunda wenda muri iyi minsi ngo abana bigira amasakaramentu ya Eucharistia, gukomezwa, bene ariya masakaramentu. Ahangaha mugiye kujya muyabona, inyigisho za kiliziya mugiye kujya muzibona, indirimbo bamwe bari barabuze ukuntu biga indirimbo ku bijyanye wenda n'amanota y'indirimbo, mushobora kuza kurica no mu minsi iri imbere muzaba mubibona. Umunsi ku munsi tugiye kujya tubagezaho ibintu byiza binyuze kuri iyi channel. Ndabifuriza umugisha w'Imana, ndabifuriza gukomeza kwirinda icyorezo cya coronavirus kidatworoheye muri iyi minsi, ariko hamwe na Nyagasani tuzagitsinda. Kandi isigire buri muntu wese isomo iki cyorezo, kuko byanze bikunze n'ubwo wenda twugarijwe n'icyorezo, ntabwo turi kubasha kujya gusenga uko tubishaka, ariko Nyagasani aratuzi kandi aratubona. Ndabasaba rero gukora subscribe, gushishikariza mugenzi wawe gukora subscribe, ukore share, comment na like, kugira ngo tujye tubana buri munsi, kandi mudufashe no gutera imbere, kugira ngo ubutumwa bwiza bugere hose kandi kuri benshi. Nitwa Jean Claude, ndabashimiye kandi mukomeze mugire ibihe byiza, ndabakunda.